ubikora gute? Ushaka kunyaza umukobwa ubikora ute? Ashobora ku mbega wowe n'ubu ushaka kumunyaza ubundi umukobwa nakubwiye ngo niwe ubyikorera kugira ngo akurekurire amazi. Ushaka kuvuga ati ngukiye kunyaza ntayaguhereze, ntabwo byakunda. Rero kugira ngo uvuga nk'umukobwa ngo uramurongoye ngaranyaye, ni umukobwa ubikoze, ntabwo aba ari umuhungu. Kuko umukobwa ushobora kumurongora deje ntayareke, utarekuye rero ntanyare, bavuga bati uriya mukobwa ntaganyara. Ubundi tena ni umukobwa ubyikora kugira ngo amazi uyabone. Ni umukobwa ubyikora, ngo wenda akora kuko umukobwa we arayafunga, nakubwiye atakwishimiye amazi arayafunga. Ntagasohoka ariko ntakwishimiye tubavuga ngo nuko mbese ngo ntabwo umukobwa unyaza atanyara, ntabwo byashoboka. ahubwo cyangwa urukundo umukobwa yakubonye. Nase nka buriya njye nifuza nkabura twaryamanye, sibyo? Turaryamanye naro mukaba twaryamanye, njye nifuza kubikorera ahantu hose, sibyo? Nkavuga ati ndaguha amafaranga yanjye abikorera, njya mbibona muri za filime zijya zigaragara kuri internet, sibyo? Hari kubikorera imbere, hari inyuma, hari no mu kanwa, sibyo? None umuntu aramutse hari umubebe twigeze kuganira ambwira ngo mu kanwa ngo ni ugusisa, ubu byita ngo nimba ngari ugusisa, nimba ari ukuri nyarango mbizi niko yambwiye, sibyo? Noneho kubikorera mu kanwa ngo imbere n'inyuma, sibyo? Uri umuntu yaguye amafaranga ukemera akabikora kubikorera mu kanwa nyine imbere inyuma mu kanwa. Okay, ibyo nahitamo ni imbere kuko mu kanwa ntabwo byashoboka no guhambyange inyuma. Ko nshobora no kubikanga bitewe n'ukuntu nakwishimiye, ariko mu kanwa ntabwo byashoboka. Nubwo bavuga ati ratanga amafaranga aho naguca yose, mu kanwa ntabwo byashoboka. Ariko imbere n'inyuma wamuhereza nta kibazo. None umuhungu waba ushaka kugira ngo mubikore imbere n'inyuma ukamuhereza amafaranga, yaguhereza amafaranga angahe? Imbere n'inyuma bitewe kuba ati wenda imbere arabikorera inyuma, ubwa mbere arabikorera inyuma, bakabikorera imbere. Bitewe n'ukuntu imbere wenda byaba bimeze cyangwa se inyuma, ushobora kongeraho 15 cyangwa se 20 ku mafaranga yandi. Ubutaha aratubwiye ngo gukora ituru rimwe bigahita birangira umuntu agahita agenda ngo amafaranga 3,000, sibyo? Atubwira ngo kurara ni 15,000, bongera kwishyura amafaranga 15,000 byo kuza kurara kugera mu gitondo, sibyo? Ntabwo nakora imbere n'inyuma. Okay, nshobora kukwemera ko ntabwo wabikora bingana. Ushobora kubikora ubwa mbere, ushobora gukora 2 imbere, inyuma ugakora kamwe. Kuko iby'inyuma byo birarusha. Iby'inyuma birarusha. Nanizo wenda byagenda simbura, ariko wenda byifuza niba avuye imbere inyuma, niba avuye inyuma wapi inyuma ho byategwa. Ushaka kuvuga ati wenda imbere ndakora kamwe, inyuma nkora 2. Ubwo bivuze impamvu bigo inyuma birababaza cyane. Inyuma wenda ushaka kuba bibabaza k'umukobwa yumva inyuma nyine ni ukunama, ariko imbere nk'abajyamye bisanzwe. WhatsApp hano mukunda gukurikira YouTube channel Please ababwira yuko uyu munsi turi fresh, turi hit, ushaka kubakora ibintu byinshi byiza kandi cyane. Uyu munsi ushobora kwibaza ngo turafitiye iki, muzi ko buri gihe mpora mbahereza ibintu byiza kandi bitwika buri karitse. Hano mbafitiye umubebe namubahaye ari nijoro, nshaka kumuhereza ku manywa ukuntu mwagiye mubitsaba. Reka tugende dukwiye, ariko ni umukobwa mwiza cyane kuko nawe ugenda uri kubyumva. Twatangiye turi kuganira bakwita ndera yitwa Korodina. Nese Korodi, ikibazo bwa mbere tubwiye ngo witwa Wasi. Wasi. Bwa kabiri tubwiye ngo witwa Korodina. Witwa Wasi. No Wasi Korodina. Ntacyo biba binatwaye. Mu minsi itaha twakoranye aka interview, turimo turagira nyine tuvugana bigiye bisanzwe. Abantu benshi bamwe muri bo bagiye bakishimira, abandi bakishimira nyine ko twatangiye tuganira. Ese umukobwa ushimisha umugabo, sibyo? Mbese nshaka kugira ngo dusobanure nk'umukobwa ushimisha umugabo, kugira ngo wenda wamubona ukavuga ati wenda uriya, kuko abakobwa tuba dutandukanye, sibyo? Ukavuga ati uriya wenda namwishyura amafaranga, uriya ntabwo namwishyura amafaranga. Abo bakobwa babiri baba batandukaniye.
abakobwa babiri baba batandukaniye he? hari umukobwa ushobora kuba wakwishyura amafaranga kugira ngo mubashe wenda kuba wakwishimisha sibyo, kandi undi mukobwa byagusaba ko wenda byajyana urugamba ntabwo mbizi neza fresh. Okay, aho baba batandukaniye biterwa no kubimukorera. Hari ubikorera kumva bimeze neza n'ubikora atabimenyereye neza. Ubimukora kumva bimeze fresh n'ubikora kumva bitameze neza. None badutandukanyiriza abantu gute? Ubikora bikaba bimeze fresh n'utabikora nyine n'ubikora bikaba bitameze fresh. Biterwa nyine wowe kuko waba wabimukoreye, kuko abantu ntabwo babarongora kimwe. Hari urongora kumva araryoheye n'urongora kumva ntabwo abiryoheye. Ubwo njyewe nshobora kuba twabikorana nturyoherwe sibyo, ariko uriya wicaye yabikora aryohewe ugahita uryoherwa. Ubwo biba byatewe n'iki? Biba byatewe n'iki? Wowe n'ukuntu wabikoze cyangwa se wowe n'ukuntu we yabikoze. Njye n'ukuntu abikoze, ariko ubwo umuntu ukora wenyine ni umuhungu. Biterwa n'ukuntu umuhungu yabikoze. Ushobora kubikora umukobwa atishimye, akabikora umukobwa adashaka. N'ukuntu ushobora kubinkorera nkumva ndishimye, cyangwa se undi wowe wabikora nkumva si binshimisha, ko ni wowe wabikora nkumva bimbereye neza. Ubwo ikintu cya mbere bivuze ngo biterwa n'uko uba ugize kubikora bikagushimisha cyangwa se ntibinagushimishe, biterwa no kuba wishimiye umuhungu. Buriya wambaye ukanyishimira ukabona ndi bogari ko mujya mukunda bogari, abigukora bikagushimisha. Kandi sinkabura nk'umuntu utazi kubikora sibyo, cyangwa se nk'umuntu waba ugiye kubikora bwa mbere ari umuhungu. Ushobora kuba ari ubwa mbere ugiye kubikora, umukobwa wabimenyereye kandi ati nubwo ubikoze gutya si bindyoheye, ongera ubikore mvuge ibintu urabikora. Nyine nkanjye kwa ko nyine wenda ushobora gusanga ntabizi, cyangwa se umuntu uri kureba ino video akaba atabizi neza fresh. Ubwo ngubwo wamwigisha gute nyine nkawe ubwa mbere atari yabikora wenyine, wamwigisha ukuntu step azaza arabicamo akaba yabikora nyine ibintu bikamera neza. Atari ubwa mbere ngiye nshaka kumubwira ngo ubikoze uko nashaka, jya hejuru cyangwa se njye nkujye hejuru. Umukobwa rero ashaka kuryohera bakavuga ati wenda si ubikoze, wakabigukorera ukagira ute, umukobwa akajya hejuru, kandi umuhungu ajya hejuru, umukobwa akajya hejuru. Ubwo ukajya hejuru ukabyikorera. Ukabyikorera. Noneho umuhungu bimunanira byagenze gutya, kuko nta experience abifitemo. Nyine we nubwo ari ubwa mbere, wenda bikoze ari ubwa mbere, ashobora kubikora aribwo ari kubyiga bikamunanira. Ariko hari ushaka kubikora bimenyereye akumva aryohereje umukobwa kurusha uko wa mbere yamuryohereye. Ubwo rero umukobwa ajya hejuru y'umuhungu. None se wenda uko mbizi, uko nagiye mbisoma ahantu hagiye hatandukanye cyangwa se ku bushakashatsi nakoze, umuhungu arasohora sibyo, noneho ushobora kuba njye nkora amasegonda abiri sibyo, undi akaba akora umunota umwe. Ubwo umuntu uryohereza umukobwa aba ari ubu. Umuryohereza n'ubikora nk'amasaha abiri. Amasaha abiri washobora, umuntu yashobora. Iyo minota ibiri niyo minota ibiri bivuze niba ari umunota umwe. Umuntu ukora amasaha abiri, nyine ngenda ndimo ndabaza, umuntu ukora amasaha abiri barahari? Arahari, ashobora kuba hari ari wa muntu utinda kurangiza, ariko nanone ashobora kurangiza umukobwa yagize ute yananiwe, kwa kuntu wumva ati umukobwa wamurongoye cyane acigise igihe wabikoreye. Hari ushaka kubikora amasaha atatu n'ushaka kubikora umunota umwe. Rero umukobwa wibikoreye umunota umwe umva akababara, amasaha atatu arababara, akabimenye umunota umwe niho wabona agenda kwishimira avuga ati nta kibazo. Buriya iyo ubikoze agahe gato nibwo umukobwa akwishimira. Nayo ubikoze isaha yose ntabwo umukobwa akwishimira. Ntabwo ushobora kwishimira kuko nabo wamuvunye aba yarushe byadanje. None se urambwiye ngo ashobora kubabara ukamukomeretsa sibyo muri iyo saha yashize, noneho kuri aba bari gutaka bivuze ngo bari kubabara. Hari utaka ari kubabara ari mukuri, hari n'utaka atari kubabara, kugira ngo ubwire ute umureke cyangwa se wumve ko wabikoze neza, mbese ko wamubabaje. Kugira ngo wumve ko wabikoze neza wamubabaje. None se buriya kuba wabikoze neza n'utabikoze neza sibyo, hari uwaba wabikoze nakumva ko wamubabaje kugira ngo we akubeshye akaba ari kugushuka. Hari ushobora kubikubwira akagira ngo ari kukubeshya cyangwa se kagira ni kwa kundi nyine abakobwa batumenyereye. Ariko ari ubikubwira
adakunze kubikora cyane wenda ukabikora wenda ndi isugi ari ubwa mbere mbikoze nkababara kuko wenda busanzwe urongora n'abandi bakobwa siko bataka kugira ngo nanjye nuko nguko ushakura ati rero bose barahwanye abakobwa ntabwo baba bahwanye hari ubikora atabimenyereye n'ubikora asanzwe abimenyereye abantu baba batandukanye hari abantu baba bimenyereye n'ubundi n'abatabimenyereye none se nka buriya umukobwa ashobora kuba yagira ikibazo agakomereka akava amaraso sibyo umuhungu we ntabwo byamubaho n'umuhungu we byamubaho ko nawe ashobora kukihisera ku ruhande cyangwa se akabavuka wowe nawe akababara mu isi ntabwo mwabura kubabara none se hari ukuntu bajya bambwira ibintu by'amapozisiyo pozisiyo zo kugenda abura pozisiyo waba uzi n'izi pozishoni ngo zo kubikoramo neza twese ukize kubikoramo neza yatuma umusore aryohera umukobwa ushobora kubikora gutyo ugasanga umukobwa ntanyara we ushobora kuba waramenye umukobwa unyara ukarongora umwe ku ruhande ugasanga atanyara abakobwa rero tuba dutandukanye hari uwo warongora deja agasanga ntabwo unyara kandi wowe waramenye kurongora umukobwa unyara ugasanga rero ntabwo ari ikintu uretse umukobwa unyara n'umukobwa utanyara batandukanira he aho batandukanira ntabwo wenda kuva ntawe ushobora ukabona umukobwa arananutse afata uyu ntabwo nyara ushaka kumwitega arananutse ari wa wundi unyara bwa wundi ubyibushye mwishima ngo ni uwo mukobwa mwiza ngo ni ufite ikibuno ugasanga atari unyara ubwo ntabwo umukobwa unyara wamurebesha amaso ntabwo umurebesha amaso ushaka nyine kuba kumutireta ugasanga waba ugize amahirwe ugasanga ni wa wundi unyara ko ntiwabona umukobwa we uyu nguyu aranyara wapi ushobora gusanga ushobora kumwishimira kandi ukavuga ni urugero ati nkanjye ndanyara ugasanga ntanyara ntushobora kuba unyara ariko njye musore kubera ko ntazi kubikora kuba ntabikora nyine ngo ushobore kuba wasohorewe amavangingo bigatuma bidashoboka kuba byagaragara kuba ayo mazi yaboneka we umukobwa biterwa n'umukobwa ubundi ukuntu akwishimiye umukobwa ntushobora kumurongora deza nk'umujyamanye wenda guhera saa 10 z'ijoro cyangwa se saa oya tubare saa 2 ukigeza ishuri kumurongora ngo abatanyara ni umukobwa ubikoze ubishaka ntabwo nakumvura uko bazi cyangwa se gukundongora cyane ntabimenyereye ngo mazi ndayarekura ko nshobora kuyarekura asanga uri kumba noneho urambabaza kurushaho hari umukobwa ushobora kwishimira anyara we yakunabona kukumvamo agasanga ntabwo nyara ntanyara kandi asanzwe anyara kuko atakwiyumvisha cyangwa bivuze ngo umukobwa kunyara ni ubushake ni ubushake deja ntiwandongora nashaka kundongora ngo nyare ntabwo byashoboka ariko ngewe mbishatse ntanyara ubwo buriya mukobwa wese urura noneho bishatse kuvuga ko ashaka yanyara noneho n'inkari zisanzwe ntabwo ari uz'umusore aba yagize nyine ngo zize oya ubundi baraba batandukanye hari umukobwa urongora akazana inkari zisanzwe hari n'uwo urongora agafungura izigize ute zidasanzwe izi zidasanzwe baza zimeze zite ziba zimeze ute nyine kugira ngo hasohoke izidasanzwe biba byagenze bite none se reka nkubaze nk'ubu ngubu mvuye gusoba wenda tumaze kubikura ukagaruka tukarongorana n'akanyara avuga ngo ni inkari zisanzwe ubwo nanjye ndumva ntabwo zari izisanzwe ntabwo ari izisanzwe kuko ntabwo umuntu yasoba mu minota 3 bigize nyine gutya ako kanya ngo bite bishoboka ntabwo byashoboka rero niwo mpamvu ndi kukubwira inkari ziba zitandukanye none se njye musore nshaka kugira ngo umenye ngo umukobwa namubimukoreye aranyara by'ukuri cyangwa se nabimukoreye ntiyanyara by'ukuri nabibona gute nyine nkabona nabimukoreye akanyara sibyo nkamenya ko wenda yasobye bisanzwe cyangwa se ari inkari z'ukuri yasohoye ntabwo rero izo nkari ziba zimeze kimwe kandi ushaka kurongora nawe ubwa ku buryo akizisohora kumva ziri kunuka izo zinuka izo ngizo zinuka sibyo nizo ziba ari iz'ukuri oya izo zinuka nyine we n'iza nkarasoba zisanzwe naho ziriya zitanuka uyu murongo uri kumva mbese n'unyukiye ukumva nta kibazo bigize aba ari inkari ari kuri z'ukuri naho ziriya urongora umukobwa zikaza ziri kunuka
ziriya ziba zisanzwe. ubwo ndabimenye. none se ijambo guca imyeyo, umukobwa ngo waciye imyeyo ngo niwe unyara, utaraciye imyeyo ngo ntabwo ajya anyara, niko njya byumva. hari uca imyeyo benshi pe, biterwa n'ukuntu waba warayiciye. hari ushobora kuyica akayizana imbere gatoya, n'ushobora kuyica akayigumishamo imbere ariko ntayikure. uyigumisha rero imbere aba ari kuyica, ahubwo ibyiza ni wowe undi uyica akayizana imbere, niyo bari myiza. buriya hari umuntu uyica akayizana imbere, n'uwica akayigumisha indani akayizana nyine ariko bitagaragara ko yaciye imyeyo. noneho mu gitsina ibirimo ndani hagati nyine ushobora kuyica kuzi ko bakobwa ukuntu tuba tumeze, ushobora kuyica ukayizana hano ku ruhande ikagira nka hano ku buryo nyine koga, mbese ujyanye n'umuhungu we mutari mwanarongorana akavuga ati yaciye imyeyo. n'uwo ushobora kujyana muri dushe akavuga ati uyu nguyu ntigeze aca imyeyo, ukaba wanamubaza se kutaciye imyeyo ni ukubera iki? kandi ubwo yarayigumishije hehe? yarayigumishije imbere rero mwiza ni wa wundi wariciye akayizanamo imbere akayigeza hasi nyine kugira agaragara. iyo bari guca imyeyo ukayikurura igasohoka ikagera hasi. ndumva ni ishuri ntabwo nabisobanukirwa, wenda nari umukobwa wenda birashoboka. none se nkabura ngewe kunyaza, hari ikiganiro njye nabonye kuri interineti, sibyo bari kuvuga ukuntu bajya banyaza, kunyaza umuntu ashaka kunyaza umukobwa bikora gute? ushaka kunyaza umukobwa ubikora ute? ushobora mbega wowe n'uba ushaka kumunyaza, ubundi umukobwa nakubwiye ngo niwe ubyikorera kugira ngo akurekurire amazi. ushaka kuvuga ati ngukiye kunyaza ntayaguhereze, ntabwo byakunda. rero kugira ngo uvuga nk'umukobwa ngo uramurongoye ngaranyaye, ni umukobwa ubikoze, ntabwo aba ari umuhungu. kuko umukobwa ushobora kumurongora deja ntayarekure, utarekuye rero ntanyare, bavuga bati uriya mukobwa ntabwo anyara. ubundi tena ni umukobwa ubyikora kugira ngo amazi uyabone. ni umukobwa ubyikora wenda akora, kuko umukobwa we arayafunga, nakubwiye atakwishimira amazi arayafunga, ntagasohoka. ariko nakwishimiye tubavuga ngo nuko mbese ngo umukobwa unyaza atanyara, ntabwo byashoboka. ahubwo bitewe n'ukuntu umukobwa yakubonye. nase nka buriya njye nifuza nkabura twaryamanye, sibyo turaryamanye, naho kuba twaryamanye njye nifuza kubikorera ahantu hose, sibyo nkakuvuga ati ndaguha amafaranga yanjye nkabikorera, njya mbibona muri ziriya filime zijya zigaragara kuri interineti, sibyo hari ukubikorera imbere, hari inyuma, hari no mu kanwa, sibyo. noneho umuntu aramutse, hari umubebe twigeze kuganira ambwira ngo mu kanwa ngo ni ugusisa, ubabyita ngo nimba ngo ari ugusisa, nimba ari ukuri ntabwo mbizi, niko yabibwiye, sibyo. noneho kubikorera mu kanwa ngo imbere n'inyuma, sibyo. uri umuntu yaguhaye amafaranga wakemera ko abikora, kubikorera mu kanwa nyine imbere inyuma mu kanwa. ibyo nahitamo ni imbere, kuko mu kanwa ntabwo byashoboka n'ubwo wambyaye inyuma. kuko nshobora no kubikora bitewe n'ukuntu nakwishimiye, ariko mu kanwa ntabwo byashoboka. nubwo wavuga ati uratanga amafaranga aho naguca yose, mu kanwa ntabwo byashoboka. ariko imbere n'inyuma wamuhereza nta kibazo. none umuhungu waba ushaka kugira ngo mubikore imbere n'inyuma ukamuhereza amafaranga, yaguhereza amafaranga angahe? imbere n'inyuma bitewe kuba ati wenda imbere arabikorera inyuma, ubwa mbere arabikorera inyuma, bakabikorera imbere, bitewe n'ukuntu imbere wenda byaba bimeze cyangwa se inyuma. ushobora kongeraho nka 15 cyangwa se 20 ku mafaranga yandi. ubutaha baratubwiye ngo gukora ituru rimwe bigahita birangira umuntu agahita agenda ngo ni amafaranga 3,000, sibyo. batubwira ngo kurara ni 15,000, bongera kwishyura amafaranga 15,000 byo kuza kurara kugera mu gitondo, sibyo. ntabwo nakorera imbere n'inyuma. nshobora kukwemera ko ntabwo wabikora bingana. ushobora kubikora ubwa mbere, ushobora gukora 2 imbere, inyuma ugakora kamwe. kuko iby'inyuma byo birarusha. narizo wenda byagenda simbura, ariko wenda byifuza niba avuye imbere ajya inyuma, niba avuye inyuma ajya imbere. inyuma ho byaterwa, ushaka kuvuga ati wenda imbere ndakora kamwe, inyuma nkora 2.
ubwo bivuze impamvu inyuma birababaza cyane inyuma wenda ushobora kuba bibabaza kuko umukobwa yumva inyuma nyine ni ukunama ariko imbere nk'abaryamye bisanzwe